ndashaka umwanya wo kumbwira ko nkunda, ndashaka umwanya wo kungaragariza yuko unyitayeho, ndashaka umwanya wo kunganiriza, ndashaka umwanya wo kunyurura umutima, ndashaka umwanya wo kumara umubabaro. Ntabwo rero umubabaro wawe umara urimo kumbwira uti nahombye amafaranga ya naya kuri banke bankasaya ubu mfite ishini wa mugani w'abandi. Ntabwo ibyo byatuma ngewe numva umutima wanjye wurutse mu gihe ngukeneye. Ibyo byose biza nyuma yuko nakubonye. Nawe mugabo muraho neza, turabasuhuje kandi nanone bakunzi bacu, nshuti zacu, muryango mugari wacu. Uwiteka barinze ate? Mumeze mute? Murahumeka mute? Mu mitima yanyu bimeze bite? Nizeye ntashidikanya ko muri amahoro, nizeye ntashidikanya ko muguye neza, nizeye ntashidikanya yuko Uwiteka babereye ingabe bakingira, nizeye n'umutima wanjye wose ko mufite ukuntu, sinzi ukuntu mbyiyumvamo ko mumeze neza. Nanjye nimeze neza, murabibona mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none. Ni Mama Queen, ni kakagaruka nyambabwira nagarutse kandi ndabizi neza ko namwe munkurikiye muri benshi, ariko ibitekerezo byanyu nabyo umva ni byinshi turabashimira. Rero ni mube hafi. Haro nigeze kumva avuga ati mutera agatebe, nimwigire hafi tuganire, twongere twivugire, twongere twungurana ibitekerezo, twongere tugirane inama mu bintu byinshi bitandukanye byo mu muryango. Umuryango ni mugari, ni ikintu cyagutse, uravuga ukagira ngo wayamaze, ariko umuryango nasanze ari ikintu cyo guhabwa agaciro gakomeye, kuko nimo twibera, ni iwacu, ni mu muryango nyine, ni mu rugo, ni mu byacu n'abacu. Ndabasuje rero babwira ngo amahoro y'Imana nagwire muri mwebwe. Uyu munsi ushobora kuba utishimye, ariko Imana niyo itanga ibyishimo. Ushobora kuba utaguwe neza, ariko Imana niyo itanga umunezero. Nshuti yanjye mukundwa, muvandimwe wanjye, ndagushimira uburyo ujya ufata umwanya wo kudukurikira no kubana natwe. Yego, mu muryango rero uyu munsi, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira iki? Urumva twaganira iki? Mbafitiye iki mu kiganiro cy'uyu munsi cy'aka kanya? Nshaka kuvuga ngo ndashaka kuvuga ku muryango, nkavuga ku mugore n'umugabo, umwanya bajya bafata wo kuganira kandi n'umwanya bajya bafata wo kuganiriza abana. Ibyo bintu bibiri, umwanya bahana wo kuganira n'umwanya wo kuganiriza abana, ibyo bintu nibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro cyacu. Wakwibaza ngo kubera iki hazanyemo ibintu by'ibiganiro, hazanye ibintu byo kuganira, umugore n'umugabo baganira iki, bavuga iki? Ariko umwanya wo kuganira ku bantu bubatse, umwanya wo gufata ukaganiriza abana ku bantu babafite, yewe n'abataraba wabyaye aburera, bigira umumaro munini, kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ndabizi neza icyo ukoze ku muntu, ikintu cyiza umukoreye, ijambo ryiza umubwiye, ubona imbuto byeraho, imbuto ziva kuri iryo jambo cyangwa ikintu wakoze uraribona. Rero ntukabibe aho utazasarura, ujye ubiba aho usarura. Kubera ko impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo turusheho kubaka umuryango mwiza ubereye Imana n'abantu. Umuryango ukundwe n'abantu kandi ukundwe n'Imana. Icyo gihe rero iyo umwanya w'ibiganiro utarimo ntabwo bikunda. Ikiganiro nacyo ni ishingiro mu muryango, ikiganiro nacyo ni inkingi ya mwamba, ni inkingi za bwa mbere. Iyo mutajya mufata umwanya wo kuganira ngo mwuzuzanye, muhane ibitekerezo, mukeburane, mushimirane, mugayane aho biri ngombwa, muba mugenda nko mu modoka itagira icyerekezo. Kuko iyo umuntu atabasha kuganira na mugenzi we ngo mwicare muganire, murebe, muhe umurongo urugo rwanyu, hari umuntu uba wumva yarubatse nyine byararangiye, nta zindi gahunda afitanye n'uwo bashakanye. Ugasanga umugore ashobora kumara icyumweru ataricarana n'umugabo nibura n'isaha imwe ngo bagire ibintu bavugana. Ushobora gusanga umugabo iteka ahora yumva nta mwanya afite umugore wo kuvugana nawe, akumva nukuza bavuga ibya bizinesi, bavuga iby'abana ku mashuri, bavuga ibintu biri aho ngaho, nta kanya kadasanzwe bashobora kwihererana ngo baganire, umwumve nawe akumve. Ngewe nkunda kwivugira nkavuga ni hari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo narakubuze,
akakubwira ngo narakubuze, ukibaza umuntu turabana kuwa mbere, turabana kuwa kabiri, icyumweru kigashira, yambuza ati ko turarana, ko dusangira, yambuza ati. Ikintu abavuga yabuze ni wa mwanya wawe nawe. Ngewe nkunda ubundi kubaho nkaba ndi kumwe n'umuntu, niba ari umugabo wanjye tugafata umwanya tukajya ahantu tukicara, haba mu cyumba cyacu, haba ahandi hantu runaka twapanze, haba mu gashyamba ahantu, haba he, tukicara turi babiri, nkamubwira ibitekerezo byanjye, nkamubwira uko niyumva, akenshi hariho n'igihe ikintu kimbabaza nkumva nawe uri muntu mfiteho kukibwira, nkamubwira ni rero ngewe ndagushaka, arabizi, nkamubwira ndagushaka, akagira ngo ni ikindi kintu cy'agashya mushakira, tukicara akambwira ati ngaho mbwira. Narangiza nkamubwira urabizi byangendekeye gutya na gutya, iki n'iki cyankozeho, cyambabaje gutya muri ubu buryo, akantega amatwi, yamara kunyumva agashaka ingingo ari buntere, agashaka inama ari bungire, agashaka ikintu ashobora kumbwira gishobora gutuma ya tension mfite igabanyuka. Yarangiza agashaka uburyo abigoragoza. Nasanze ari we mujyanama mukuru mfite, nanjye kandi ninjye mujyanama mukuru afite. Ibyo rero ntago twabiganira twicaye muri salo turimo kuvuga ngo sikuru fizi z'abana, ntabwo twabiganira ndimo mubwira nta kawunga nako, ntabwo twabiganira ndimo mubwira imishinga yindi. Oya, hari umwanya wihariye utarimo indi mishinga, hari umwanya wihariye wo kugaragarizanya urukundo, umuntu akabona muri kumwe. Reka mbabwize ukuri, aba mama wenda ashobora kuba ari nge nivuga cyangwa se na bagenzi banjye bake tujya tuganira, ariko akenshi aba mama cyangwa se igitsina gore twe dukunda kubwirwa ibintu. Iyo ubwiye umuntu ijambo rero, umuntu ukunda, noneho ari umugabo wawe uri kubwiye, akakubwira ijambo rimuvuye ku mutima, mwicaranye muri kumwe, muri ahantu hatuje, nta kibarogoya, wumva uguwe neza. Niyo ari ikosa ufite akarikubwira mu mutima utuje, mu mahoro, mu mutekano, kakubwira ati jeri ibi n'ibi byagenze nabi, wabikosora gutya na gutya, urushaho kubyumva kuruta wa wundi waje n'inkoni n'ibitutsi n'iki, ahubwo none akubwira atyo n'icyo gikabwe cyose ukarushaho gukora amakosa arenze. Rero umugore akaba atamwicaza akamubwira ati jeri aha wambabaje, byagenze gutya na gutya, kandi ntabwo ibyo bintu bivugira mu bana, ntabwo bivugira mu bashyitsi. Akuzi ko hari ahantu ushobora kujya muri abashyitsi ugasanga umugore abwirira umugabo ikintu muri rusange, akamubwira nabi, cyangwa umugabo akabwira umugore nabi, akamutesha agaciro mu bantu, kandi hari umwanya wihariye bakagombye kuba bafata, bakagenda bakiherera bakarangiza ibibazo. Uzi kuba warabonye ikosa ku mugore we cyangwa ku mugabo, abandi batarizi, warangiza ukarimenera mu bana, warangiza ukarimenera mu bantu babasuye batari kubundi, ugasanga umuntu aravuga kubundi wowe ushobora iki, ugasanga wenda hari akantu atakoze, ariko sinjya mbibabwira, agahita abwira bagenzi be bazanye wenda, sinjya mbibabwira ko nta muntu mfite, nta muntu tubana, ntawe ntundebera. Ugasanga ni ukumutesha agaciro imbere y'abantu, ugasanga amabanga arayamennye, ugasanga ibintu byose arabibihije, kubera ko babuze ubumuntu n'ubupfura bwo kuba bagirana inama bari ahantu biherereye ngo bahane umwanya. Niba utahaye umwanya umugore wawe ngo akubwire icyo akwifuzaho, azabona abandi bawumuha. Niba utabonye umwanya wo kubwira umugabo wawe icyo umwifuzaho, nawe ngo akubwire icyo akwifuzaho, ubundi rwa rukundo ni uruhe? Ngewe hari igihe njya nibaza nkavuga, ariko ubundi abantu bagaragarizanya urukundo gute? Ese ni kado nziza unzanira? Ese ni umubavu mwiza? Ese ni ukunsohokana n'abana ukatujyana kuri plage ahantu cyangwa muri hoteli ahantu? Ese ni ikihe gishobora kunyereka urukundo ku buryo burenze wowe nakubuze? Wenda niko niyumva, ariko la majorite abagore cyangwa se abagore dukunda wa mwanya muduha wihariye, kubera yuko niwo mwanya tuba tubakeneyemo. Ntabwo ari umwanya wo kumbwira ko business zafungutse, wungutse abakozi bashya, ngomba kujya kureba ibyapfuye aha, nkajya gukiza ibyakiza aha. Ntabwo ari umwanya wo kumbwira ngo ngomba kujya guhingisha imirima. Ndashaka umwanya wo kumbwira ko nkunda, ndashaka umwanya wo kungaragariza yuko unyitayeho, ndashaka umwanya wo kunganiriza, ndashaka umwanya wo kunyurura umutima, ndashaka umwanya wo kumara umubabaro.
ntabwo rero umubabaro wawe umara urimo kumbwira uti nahombye amafaranga ya naya kuri banki bankasaya ubu mfite ishini wa mugani w'abandi. Ntabwo ibyo byatuma ngewe numva umutima wanjye wurutse mu gihe ngukeneye. Ibyo byose biza nyuma y'uko nakubonye. Nawe mugabo hari igihe ukenera umugore wawe ukamubura, ugashaka kuganira n'umuntu ukamubura akakwima. Ni iki twakora mu miryango tukarushaho kugirana ubumwe? Nutagira ubumwe n'uwo wishakiye, wakuye inka zawe, wakoye amafaranga yawe waruhiye, wafatiye igihe ukarara amajoro, ariko abagabo muzi umwanya mutamutereta. Uzi amajoro barara kuri telefone batereta, uzi amafaranga baspendinga bagenda inyuma y'abakobwa bashaka ko bazabana, uzi umwanya utakaza ugenda, wamara kumubona wamushyitsa mu rugo ugatangira ukamupfusha ubusa, ukamwiyima. Kandi iyo wavugaga ngo uramushaka yaremeraga akaza, mukajyana mubwira ko umukunda uri sari kwageza mu rugo, ukavuga uti narabikubwiye, nabikubwira urashaka ko mbisubiramo inshuro zingahe? Ugasanga umuntu arakubwira ati narabikubwiye, ubona hari icyahindutse kuva wagera hano nakubwira nabi, nari nagukubita. Ukumva arashaka kugufata nk'ikintu kidafite icyerekezo. Nyangunda kwivugira n'abagore ntago turi ibigorofani cyangwa ibimashini mushaka. N'abagabo bacu saba cakara bacu cyangwa abanyamahanga cyangwa ba boss tubatunga mu kazi, ba boss tubatunga mu makampani dukorera, ba boss tubatunga mu ma office, ariko mu rugo ntago umugabo wanjye ari boss. Niyo yaba anyobora mu kazi, aba boss tugeze mu kazi, niyo yaba ari pasteur azaba pasteur mu gatuti, abe pasteur mu Kristo, abe pasiteri wanjye nicaye mu rusengero, ariko nitugera mu rugo azaba sheri, azaba umugabo wanjye. Hari umuntu rero ugenda agafata titire zo mu kazi, agafata titire z'imirimo runaka akora, agashaka kuzapurayinga mu rugo. Niba uri umusirikare ufite amapeti runaka ukumva ko uzaba bantu muzi igisirikare kaporari ni ipeti, ntago mbizi, ukumva uri kapitene, ukumva uri majoro, ukavuga uti no mu rugo ndi majoro, ntago biri bukunde. Mu rugo uri umugabo w'umugore, ayo mapeti urayafite n'ibyo aranayakubahira, ariko uri umugabo we. Niba uri umugore uri manager w'ahantu runaka, niba ufite office runaka ukoramo, reka ningera mu rugo ndi manager, ndahama mu ishati n'iki cyubahiro cyose cyo muri banke bangomba, cyubahiro cya company, ntago abana bari bumenye ko uri mama n'uwitwara gutyo. Mu rugo uri mama, mu rugo uri umugore. Umugore uzi ko ushaka kugera muri office uri manager, ukagira aho bakwakirira, ukagira abaja n'abagaragu bagufasha kukura umuyobozi mukuru, nibyo ni mu kazi. Ariko no mu rugo ugashaka kwicara bakagufata gutyo, uri umugore, urafata itorosho mu rugo urateka, mu rugo uroza abana, mu rugo urabamesera, mu rugo urasasa, yewe mu rugo urareba ko ifi igikoma idahari, mu rugo urareba ko ibishyimbo bidahari, mu rugo urafata agafuka ushyira mu modoka ujye guhaha. Ariko muri biro uzaderega abakozi bawe babwira uti uyu mukora ibi ngibi kuko ni mu kazi, ariko akazi si urugo. Hari abantu benshi usanga bagenda bagongana kuri icyo kintu. Ngewe ntabwo ibyo bintu nabishyigikira. Ndasaba abantu twubatse imiryango, ari ngiye mfite ibyo nkora n'umugabo wenda afite ibyo akora, ariko ibyo akora ibyo ni ibyo akora by'akazi byo kugira ngo bitunge urugo, ariko ntago ari akazi k'urugo. Ntago urugo rwanjye rwubatse muri ako kazi. Ubwo se niba bamwita Gera, niba bamwita manager runaka, niba bamwita titire runaka, professor runaka, niba bamwita avoka runaka, araza no kuba avoka mu rugo. Reka ntago byakunda. Cya gitinyiro baba bafite bari mu manza, ya matitire baba bafite, ayo ugiye yazana mu rugo, twajya tukubona tukabebera. Nushaka guca imanza mu rukiko, ugashaka no kuzica mu rugo, ugashaka gukurikiza amategeko, wapurayinga uri muca imanza z'abantu ukayapurayinga no mu rugo, ntago bizakunda. Icyo gihe ntago bizakunda. Niba uri umugore ugashaka kubaho nk'uko witwara mu kazi, ukubaho na bagenzi bawe hanze, ugashaka kubyitwara muri ntago bizakunda. Ubuzima tubayemo hanze y'urugo ntago tugomba kubufata ngo tubuzane mu rugo, kandi ntago ubuzima tubaye mu ngo zacu tugomba kubufata ngo tubujyane hanze. Hari ibintu tujya duhura nabyo, ukajya ukabona umuntu afite kamera ye yiwe mu rugo, ubushizi bw'ishoni, ugasanga afite amagambo akayakoresha iwaga, ugasanga afite ukuntu abaho umushiha udashira. Yagera n'ahantu hateraniye abantu agashaka kuzana wa mushiha, agashaka kuzana za gahunda ze ziwe mu rugo. Menya gutandukanya ibintu.
menya gutandukanya urugo rwawe rutandukanye n'izindi business ubamo, menya gutandukanya abantu rubanda nyamwinshi bo hanze, umenye kubatandukanya n'umugabo, umenye kubatandukanya n'umugore, umenye kubatandukanya n'umwana wabyaye, umenye kubaha umwanya ubakwiriye. Niba mu kazi nta muntu wagukoraho, nta wagukiniraho, menya ko nugera mu rugo uri papa abana barakurira, umugore arakenera kuguhobera, arakenera kumuha ke, arakenera kukubwira sheri wiriwe ute, ntabwo ari ukubwire ngo mbe manajya akazi oya da, njyewe ugomba kuza sheri umeze ute ukampobera, tukicara nkagutetaho. Niba muri ofisi ntawe kwegera, ibyo ni mu kazi nyine, ntibanakwegere, ariko ngiye nkwegere nawe umwegere, kuko uri umugabo, ntabwo aho ari mu kazi. Usanga kenshi hari utuntu abantu bagenda bapfa, tugakereye amakonfuri, tugakereye amakimbirane, tukazana ibintu by'amakimbirane mu bantu kandi tutakagombye, kubera icyubahiro tuzana tugafata ibintu byo hanze tugashaka, cyangwa ukabona urugo rwo kwa runaka uko rubayeho ugashaka kubizana. Ntabwo bizakunda, ntabwo bishobora gukunda. Njye mugore ndasabwa kuba umugore mu rugo rwanjye, ngaca bugufi, nkubaha, nkamenya umwanya wo guha umugabo wanjye, nkamenya umwanya wo kumukorera ibyo agomba, nkamenya ntitaye urwo kwa runaka, ntitaye ngo runaka nabonye ameze atya yitwara atya n'atya. Bafite uko bubatse urwabo, ariko nawe ufite uko bubatse urwawe. Uwo mwanya rero dukeneye n'uwo kuganira hagati yacu. Ni ukuri bajya bavuga mu mugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo umuryango utazimuye urazima. Yes, umuryango utazimuye urazima. Niba ushaka kumara icyumweru uri umugabo w'urugo, ukaba ubyuka mu gitondo ukajya muri business zawe, ukamenya kuzicunga neza, ukamenya umukozi wakwibye ukamwirukana, ukamenya uwakoze neza ukamushimira ukamwongeza, ukamenya ko ukeneye kwangaja abandi, ukamenya ko ukeneye gutanga komande y'ibintu runaka, ukajya muri office ukamenya plan y'akazi kawe ukabipanga neza. Ariko ukaba udashobora kugira umunsi wo kwicara ngo ukore plan y'urugo rwawe n'umugore wawe mujye inama. Ubundi ko mukoresha inama zo ku kazi, kuki mudakoresha inama z'urugo? Iyo nama niyo dushaka. Dukeneye inama y'umugore n'umugabo, dukeneye inama y'urugo rwose, abana na papa na mama barimo. Niba ubasha kuyobora abandi neza, urwaye rukakunanira, nta kintu biba bikumariye. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya aravuga ngo umupasiteri cyangwa se umushumba mu nshingano ze aba agomba kubanza kumenya kuyobora neza abo mu rugo rwe, ayoborana ubugwaneza, adahutiraho, afite umutima mwiza. Ibyo ntabwo ari abashumba gusa, kuko mwese muri abashumba b'ingo zanyu. Ndi mama pasiteri w'urugo rwanjye. Noneho ndi mama pasiteri w'urugo rwanjye, umugabo wanjye ni umushumba w'urugo rwacu, ni nyir'urugo. Uriya mukumba afite nuwe agomba kuwukurikirana, akamenya ibiryi bishobora kuwangiza, akamenya ko harimo urwuri rwe rutoshye, akamenya rurimo ibyo kurya, rurimo ibyo kunywa, akamenya inama zanjye zikeneye iki. Ariko mu gihe nta muzitereye aho ngaho ukigendera, ibirura bizazirya. Nkeneye umwanya wo kuganira nawe. Hari igihe umuntu agira umubabaro runaka yakuye hanze, agakenera kuruhukira kubo babana. Igihe atakumvura bigenze tukore hano, usanga urarupfuna, usanga wabuze icyerekezo, uvuga uti ariko nderekeza hehe, ndajya hehe, ndabwira nde. Ugasanga ikintu cyakwaje nturi bikibwire mama ukubyara, ntukibwira papa, wowe wakakibwiye ntabwo akumva, nta mwanya kubonera. Umuntu araza no mu cyumba cy'uburiri habamo biro, hari aho usanga amamashine, amakompiyuta aba mu byumba, ugasanga umuntu no kuburira bafite mashini, ugasanga umuntu ararara mu bitabo, niwo mwanya wo kwiga abonye. Ugasanga rero iminsi irahise indi irataha. Nari ndimo mvuga ku kintu kijyanye n'umwanya duhana, kuko njyewe nkeneye kururuka, nkeneye kwishima, nkeneye kugubwa neza, nkeneye amagambo meza kandi aguturutseho. Ayo ngayo rero nta wundi nyakeneyeho, ni wowe. Nta wundi umugore yakeneyeho ni ku mugabo, nta wundi umugabo yakeneyeho ni ku mugore. Mwanya rero utesheje agaciro uwo mwanya, ntabwo umuntu abeshejwe mu rugo rwawe no kubarya, no kubanywa, no kuba umwambika, no kuba afite aha atuye. Ibyo nibyo byiza, ni byiza kubikora. Ariko mbere ya byose zirikana yuko yavuye mu rugo ari wowe umuzanye, yavuye mu rugo ari wowe umusabye ko mubana, murabyemeranya, umwe ati wabo undi ati wawe, muraza murabana. None umugejejemo umuhindukiye umunyamahanga, umuhindukiye nka rubanda, ahubwo keya
ibyo yagakeneye byiza ashobora kubishakira ku bandi wowe wabimwimye. Icyo kiganiro cyiza ashobora kugisipendinga mu gihe runaka ari kumwe n'abandi, agafata muri ya mafaranga wirirwa gukorera akayatwara kugira ngo agure ibyishimo, kandi wakagombye kumuha ibyishimo ashaka nawe urabifite. Iryo jambo ryiza ashaka nawe urarifite. Uwo mwanya ashaka kuba muri kumwe akakwenjoyingaho akumva kwishimiye na urawufite, ikibura gusa ni ukuwumuha. Nagira ngo dusubize umutima impembero, twongere turebe, twongere tugire gahunda zo gutekereza ku ngo twubatse, twongere tugire urufatiro tuziha, twongere turebe agaciro duha abashakanye. Umuntu aratangira kukubwira ukamuca mu ijambo atararangiza kuvuga, ariko ubundi ibyo wowe uvuga ni ibiki? Ubundi wowe uzagira igitekerezo kizima ryari? Ubundi wowe uzamenya ubwenge ryari? Ariko uhora uri ikigoryi, uhora uri inyuma. Amagambo nk'aya atesha agaciro. Koko uri umugabo utuka umugore, uri umugabo washatse ikigoryi. Hari abagabo batukana akagutuka cyangwa n'abagore. Ubundi mwebwe muba muri ibyo bintu, ubundi koko warihandagaje ushaka ikigoryi, warihandagaje ushaka, ariko ubundi we warasaze. Amagambo ugira uyakura, warihandagaje ushaka umusazi ubizi. Amagambo rero atesha umuntu agaciro, amuca intege amwereka yuko ntacyo azagira. Abantu benshi barabigira, ugasanga muri mu ruhame rw'abantu, umugore yakuvugisha, wenda mwihaye akabanga, mwatembereye muri kumwe n'abantu, cyangwa muri ahantu mu mbaga nyamwinshi, umuntu mubana partner wawe yakuvugisha ijambo, aho kugira ngo umusubizanye ubugwaneza ukabura mukashira ukamukubita ikijambo akagenda yibitse umutwe akavuga ati Uwiteka we nibi narindiriye. Abantu bakakwata bakavuga ati ariko se uriya mugabo cyangwa uriya mugore burandi kuriya afata umugabo no mu bantu ntiyiha akabanga. Ibyo rero biva kuki? Biva kuri kwa kutazirikana yuko umuntu afite agaciro kuri wowe, uba waramukuye iwabo umukeneye, iwabo w'umuntu abarya abanywa abaryama, naho yaba afite ibibazo bingana iki. Ngewe ntekereza ntashidikanya yuko uwo abakeneye ni wowe kuruta ibyo azanye cyangwa ibyo asanze. Nawe ujya kumushaka hari impamvu iba yaratumye ujya gushaka umugore ukamuzana. Ntekereza ko hari akandi gaciro ubukeneye, hari ikindi kintu kidasanzwe ubukeneye ashobora kuba afite udakura muri bya bindi bindi. N'uwo mwanya uwo muntu ukeneye nyine uri wo kukuzuza, uwo niwe ugukeneye, nawe niwe umukeneye. Rero iyo utangiye kumwima agaciro agomba, arasohoka akagenda akajya gushaka ibyo ashaka biri, akagusiga, ugasigara uvuga ngo umugore yarananiye, umugabo yarananiye, nyamara ni umwanya wabuze. Hari famiye, hari ikiganiro maze iminsi narakoze kivuga ngo gusenga uburyo ari inkingi yo kubaka urugo. Hari famiye zimwe usanga ibintu byo gusenga bitabiha agaciro. Wenda abadukurikira bose ntago ariko basenga, ariko kandi abenshi badukurikira ndahamya ntashidikanya yuko ari ababasha gusenga. Umuntu ubasha gufungura kuri channel ya Evangeliza akareba, ni umuntu ubasha kumva Imana, kumva gukora kw'Imana mu buzima bwe. Niba witwa ko uri umukristo usenga, ukijijwe, ukaba udashobora gufata iminota 30 mu cyumweru nibura ngo ukoranye umuryango wawe, mwicare muri saro muganire, abantu babaza uti bana banjye ibi biragenda, wabaze we runaka ukeneye iki, we runaka mujye inama, baseke, babona urukundo rwa kibyeyi. Ubundi urukundo rwa kibyeyi murugaragaza mute? Nubwo gutembera navugaga, niyo myenda myiza, nizo gift z'abana mubahereza, nibyo bikinisho mubaha, nuko kubatembereza mu bintu by'ibyicungo, nirwo rukundo rw'abana. Oya, hari ikintu abana dukenera, abana twakeneraga ku babyeyi. Ngiye najyaga nkunda kuba nshaka kumva n'ijambo riva muri mama, nkashaka ijambo riva muri papa. Iyo umubyeyi akubwira ati mwana wanjye uzitwara utyo, uzitware gutya na gutya, akakubwira, bigira umumaro mwinshi. Hari abana bakura batinya ababyeyi babo, umubyeyi yakwinjira umwana akiruka. Ibyo biva kuki? Biva kuri kwa kuntu ababyeyi bigira inyamaswa bakigira abantu b'inkazi. Yaba gitunguka umwana akavuga ati muhunge dada araje, dadi yabaye dadi aje yasinze, dadi noneho ubu yarakaye. Ni iki gituma udafata umwanya mu muryango wawe ngo wicaze abana? Bibiliya yarambwiye ngo abajya inama Imana irabasanga. Iyo wicaye ukaganira n'umuntu mugahana ibitekerezo, mpamya neza ko Imana ibiri hagati muri mwebwe, hanyuma ikabasanga ikabungura ibitekerezo, ikabagira inama. Iyo wicaje umwana ukamubwira mwana wanjye umva nkubwire,
nkubwire ibi ngibi ukamuha za kirazira ukamutoza indangagaciro wa mugani nk'uko itorero ribikora ukabwira umwana wanjye dore bagira batya dore babigenza batya icyo uzacyitware mutya dore bambara batya bavuga batya kera twakuze batwicaza bakatubwira bati umuntu iyo arimo kurya n'urugero turi abana iyo umwana arimo gusangira n'ababyeyi kirazira gutamira ibiryo ibindi bikiri mu kanwa kirazira kwasa murimo kurya ngo uvugane ibiryo mu kanwa kirazira guhaguruka imbere y'ababyeyi batarangije kurya za kirazira bakatubwira ibintu byinshi kirazira kwicara ku mashyiga ariko se mu by'ukuri kwicara ku ishyiga nibyo byaziraga cyangwa bangaga yuko baduhaga kugira ngo dutange umutekano mu gikoni kirazira kwicara ku isekuru kirazira kujya mu muvure bakatubwira utuntu twinshi hakaba igihe umuntu ajya kuvoma bakamubwira bati iruke utebuke ngiye gucira ku kababi nusanga amacandwe yakamye urapfa mu by'ukuri se yarapfaga ahubwo byari ikintu ababyeyi bubakaga mu mwana bakamubwira ati iruke kugira ngo bamwumvishe yuko akazi agiye gukora agomba kugakora vuba adatinze atagize n'ikimurangaza ukagendera kuri ya impresi ikubwira ngo nintinda biragenda bityo ugakora akazi kawe neza umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye uramenye ntuzitware gutya umwana w'umukobwa ntavuga atya umwana w'umukobwa ntiyambara atya umwana w'umukobwa ntageze izi saa n'iza ari mu gasozi umwana w'umukobwa ntagenda mu bintu bimeze gutya na gutya ibyo dukurana nabyo tubana nabyo ugahora ukura utinya ufite kirazira ufite ubwoba ufite ikintu kikubwira ngo iki ningikora ndangirika iki ningikora ndababaza ababyeyi ariko uyu munsi twebwe abana twabahariye abakozi twabahariye televiziyo twabahariye telefone amagame arahari twabahariye amatungo yo mu rugo nibo bahira nibo baragira twabahinduye abacakara nibo baba mu byayi basoroma twabahinduye abacakara nibo baba mu mabuye bikorera nibo bayede nibo dusabisha nabonye hari abasigaye baheka abana bakajya kubasabisha nabonye hari ababohereza mu mihanda hari byinshi biri mu bana ejo naratangaye hari umwana w'umukobwa uri mu kigero nk'imyaka 17 yari na mama we umwana w'umukobwa nubwo ari umudiyasipora ngiye yarantangaje umwana w'umukobwa aranywa itabi akanywa akakarito k'itabi ntabwo nzi ngo abamo isigareti zingahe ariko umwana yanyweye itabi mu minota ahuha kandi umwana ubona atararangiza na segonderi ukibaza uyu mwana iri tabanywa iri tabarohayo kandi niko afite ikirahure cya wayini aranywa kandi nyina ari aho ngaho nyina nawe ageretse ku kaguru kandi umwe aranywa imwunda mwindi abana turimo turera turabajyana hehe ko bavuga ngo ugorora igita kigorora kikiri gitoya uzagorora umwana afite imyaka 18 uzagorora umwana hari ibintu tutatoza abana bagashaka ubumenyi bwabyo hanze hari ibintu tutabwira abana tukabakinga bakajya kwishakira ubwabo bumenyi bagakora ubushakashatsi iyo utamubwiye ngo iki ngiki ejo aragikora ukababara kandi amazi yarenze inkombe kera ntacyo gifite cyo gutangira abana ntibagihanwa abana ntabwo bakicara ngo ubabwire ati dore mujye mubigenza mutya mujye mwitwara gutya igihe hari abashyitsi bitwara gutya ibyo byose rero ni ibintu tuba tugomba guha umurongo tukabiha neza umurongo mu muryango wacu abana bakamenya ko uyu ari mama uzi gusanga umwana ahagaze hejuru ya nyina mutuka uzi gusanga umwana ahagaze hejuru ya se mutuka biragatsindwa uzi kwifata ukumva umwana ngo ngwe wamubaza ngo mama wari ngwe ngo wa mugore tubana ukibaza umwana abana na nyina ngo wa mugore tubana n'abatinganyi babana mu rugo rumwe niba ari abatinganyi niba ari ibiki ese umugore ninde nyina ninde umwana akavuga ati wa mugore tubana wa mugore wa papa bivuga ngo umugore wa papa yakabaye ari mukase si nyina ntabwo abana bakigira rangaje ntabwo bakigira imivugire bafite ikinyabupfura gike nako nacyo umenya ntacyo kandi babikura muri twebwe niba ngewe mpagarara ku gasozi nkatuka umugabo wanjye nkamuhanjagaza niba mutesha agaciro ntashobora kumwubaha ntabwo umwana azamwubaha ibyo byose tubikemurira he ni handi twicara ukabwira umwana uti papa avugishwa gutya mama avugishwa gutya uko ngewe n'umugabo tubana bihishusha umwana ubu hari abana bakuze bavuga bati aho kubaka nka mama ngewe nabireka kuko yabonaga uko abayeho undi akavuga ati aho kubaka nka papa ngewe nabireka abandi bagakura niba ari abagabo babona isa kubita umugore bakavuga bati ngewe nanjye umugore wanjye kugira ngo anyumve nzabigenza gutyo
ibyo byose ni iby'abana badukuramo mu muryango. Ntago tuzarererwa n'abandi abafite amahirwe yo kuba bakiriho muri ababyeyi. Reka duhe uburere abana bubakwiye. Niba tugifite amahirwe yo kuba dufite abana babasha kumva, reka tugire icyo turema. Nitwe babyeyi bo kubaka isi nzima, nitwe bo kurerera u Rwanda. Njya mbivuga nti turabyara abayobozi bakomeye, turabyara abaperezida, turabyara abazayobora isi, turabyara abantu bakomeye, abasirikare bakomeye. None ejo hari igihe tuzisanga tudafite urubyiruko rushobora guhagarara mu cyuho ngo rugire icyo rumara. Niturera abana twese bose bagakura ari abatinganyi, umuryango generasi izakurikira izabyarwa nande. Niturera abana tugasanga bose n'abasitari amadirede ragwiriya, nibo bambara amapantaro agenda aregarega wagira ngo umuntu yayineyemo. Abo bana nibo bazubaka u Rwanda twifuza. Nitugira abana bagenda mu kabyiniro bakiberamo iminsi yose inzoga zikurwa n'izindi no mu rugo aruko, abo nibo bazaba abaperezida, baba abaminisitiri badufatira ibyemezo, bahindura ibintu, bashyira ibintu ku murongo by'igihugu. Abana uburere buruta ubuvuke, niko njya nivugira. Uburere duha abana bacu, Bibiliya yarambwiye ngo icyo umuntu abiba nicyo azagira ate nicyo azasarura. Ni igiki urimo biba mu mugore wawe, ni igiki numubibamo kumwima umwanya nawe azawukwima kandi ashaka abandi bawumuha. Abana nuko nubabibamo imbuto y'urukundo bazakura bafite urukundo. Nubabibamo imbuto yo kuba bakabona ugira ikinyabupfura n'ubumuntu, bakabona uri umugwaneza, uri umunyamahoro, bazakura babikurikiza. Uyu munsi ushobora kuba udafite amashuri menshi, ushobora kuba cyangwa se unayafite uri ahantu hakomeye, ariko uburere wahawe. Umuntu yancira umugani arambwira ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge atunga muri we nibwo bumubeshayo. Ushobora guhabwa amahirwe y'uyu munsi ugahabwa akazi keza kubw'amashuri n'amadiplome, ariko cya kinyabupfura bwa burere bwa bwenge utunga muri wowe bugatuma uramba mu kazi, cyangwa waba utabufite bigatuma ugatakaza. Ubwenge bw'umukobwa mu rugo bumugezayo, ubwiza bukugezayo ugatambuka, ariko ubwenge utunze nibwo burukubakira. Umugabo nuko, umugore nuko, abana nuko. Ibyo tubiba mu bo tubana, abagore n'abagabo, ibyo tubiba mu rubyaro rwacu nibyo tuzasoroma ejo hazaza. Niba uri umugabo ukaba uri umuntu udashobora guhahira urugo, umwana namara gukura akaba umugabo azavuga ati nabonye data atajya ahaha, nabonye abigenza gutya, nawe akura abigenza gutya. Ikintu mbese ni bya bindi bavuga ngo imfura y'umuhungu igenda nka se. Icyo ukoze akenshi urugero rwiza uhaye abana barwuririraho. Babyeyi inshuti zanjye, banyamuryango, isi ya none nicyo kiganiro dufite ngo umuryango ni isi ya none. Mukurikije isi dufite, mukareba urubyaro turiho tubyara, ni hehe turimo twerekeza umuryango? Abo tubyara turaberekeza he? Inshuti bafite zirabakuraho iki cyangwa bo barazikuraho iki? Gerageza wowe ushyireho uruhare rwawe, hanyuma bo hanze nibaza kugira ngo bamwinjizemo ibyo hanze bizagorana, kuko afite icyo akura ku mubyeyi. Niba umwana adafite avoma rero, abazamuvomera bose bazamwuhira, bashobora kumwuhira ibiziba, ariko wowe numuha amazi mazima kugira ngo bamutobere bizagora. Shyiramo imbaraga, ushyiremo umwete, utoze umwana inzira akwiye kunyura akiri mutoya, azayikuriramo imvi ze zizarinda ziba uruyenzi iyo nzira akiyirimo. Njyewe nawe ninubaka neza nzarinda nsaza ibyo by'amadivorce yateye, ibyo byo kwahukana. Ariko tekereza kweri, ibyo byo kwahukana bya hato na hato birangire. Kubera iki? Nahanye umwanya n'uwanjye, hari ibyo twunguranye ibitekerezo, hari uburyo twaruhuranye imitima. Akuze umuntu ukuruhura umutima, yo biraryoha. Uzi umugore ukwicaza akakugaburira gukunza, uzi umugabo ukwicaza akakubwira amagambo meza, akakumenyera icyo ukunda, nawe ukamumenyera ibyo akunda. Urwo rugo ubundi umuntu warumenera amashingiye kujya hanze. Baravuga hanze bagahaguruka, ibintu bigashyuha, ariko kubera ko muzibanga murubaka. Wubatse ute? Ngewe nubatse ne, umuryango wanjye, urubyaro rwanjye. Bibiliya yarambwiye ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, ngo umugisha atanga, ngo uwo nguwo ni umugisha atanga. Niba waragira amahirwe ukabona, umenye ko hari abawutegereje, urimo kuwurera ute? Uwo mugisha Uwiteka atanga, ko yakugira amahirwe akazibura inda yawe ukabyara, hari abandi batabyaye. Ko yaguhaye umugisha ugatwita, ugakikira, ugaheka, hari abandi batabigize. Rerera Imana, hanyuma nayo izaguhembera ibyo wakoze. Urerere u Rwanda, urerere isi yose, uzahemerwe ko basi wabaye umubyeyi mwiza. Bajya birahira bati uyu ni wa mwana wa runaka, shaka koko burya uyu mwana yari afite ababyeyi. Hari benshi barira ku mazina y'ababyeyi babo, mu by'ukuri nta n'ikintu bafite, ariko kubw'umubyeyi ukagira feva ku muntu cyangwa ahantu kubera ko bazi umubyeyi wawe, bazi umuryango uvukamo. Hari abana benshi barimo barira ku mazina y'ababyeyi babo bitewe n'ukuntu bitwaye, harimo n'abarimo babigwamo.
bitewe n'uko bari bazabya akavuga tuyi n'umwana wa runaka mumukura muvuge muvuya, umwana akabura amahirwe kubw'umubyeyi cyangwa se akagira amahirwe kubw'umubyeyi avukaho. Amahirwe wagize ni ayahe? Kubw'abakubyara. Noneho niba ntayo wagize, n'icyo urimo gukora kugira ngo abawe bazahirwe kubera wowe? Ese ngewe n'iki ndimo gukora Mama Queen? Ngewe kubw'amahirwe hari favor njya ngira kubera umbyara, kubera uwambyaye. Ariko se n'iki ndimo gukora kugira ngo nanjye abanjye bazagirirwa amahirwe cyangwa bagirira umugisha ku bantu batandukanye kubwa Mama Queen? Ni gute ndimo nitwara? Amateka nandika uyu munsi ni igitabo kizasomwa ejo hazaza, ariko kandi kikagira ingaruka kubo tubyara n'abadukomokaho. Ndangije nkwifuriza guhirwa, ndangije nkwifuriza kugira umuryango muzima uzira umuze, ndangije nkwifuriza kuba intangarugero muri byose kugira ngo ube icyitegererezo cy'uyu munsi n'ejo hazaza, uzabe ikigwa, umuntu yaravuze ngo ntuzatinye gutanga urugero ku muntu, ngo kuko iyo atabaye urugero rwiza aba urugero rwiza, aba urugero rubi rwo kwigirwaho. Yego, hari igihe uba mwiza cyane ukaba urugero ukavuga ati mujye mwitwara nka runaka, ariko hari n'igihe uba mubi bakavuga ati muramenye mutazitwara nk'uriya mugore wa kwa runaka. Urumva wahitamo kuba uruhe rugero? Mu rugo rwanjye ndagukeneye we mugabo wanjye, nkeneye umwanya wawe kugira ngo tuganire. Hari ibintu runaka bitagomba kuvugirwa muri rusange, ngomba kuganira nawe. Hari ibyo ngomba kuganiriza abana banjye kugira ngo imbuto mbiba nzayisarure itari mu rukungu. Ubigenza ute? Ubikora ute? Mu kiganiro umuryango n'isi ya none ni Mama Queen. Nakagaruka. Umwami Imana abandindire, ndabakunda. Ibitekerezo byanyu, inama zanyu ndazakira. Abampamagara tujya tuganira murabizi, ariko ndabifuriza kugira umuryango muzima. Ntago tuba twafashe umwanya kugira ngo dutwike kuri social media, ntago tuba twafashe umwanya kugira ngo tuvuge ibiterekeranye. Turavuga umuryango kandi umuryango muzima, ntago tuba twaje gusebanya, ahubwo ni ukugira ngo twungurane inama, turebe kuri u Rwanda rwacu, isi yacu yagira imiryango mizima, kuko Satani afite gahunda yo gusenya imiryango. Nimo yahereye kandi amakuru murayabona, muranayafite. Ni ibiki wakemura mu rugo rwawe ukarushaho kugira urugo ruzima? Mwami wanjye abahire kandi amahoro y'Imana isumba byose bane namwe. Nakagaruka. Ndabakunda.